mani kora ibitangaza koko nta mpamvu yo kwireba ubu igihe cyari iki Imana yaranditse ko muri iki gihe rwo nzajya kuri misiyo imyaka 8 nari maze mu gisirikare nasengeye kujya kuri misiyo ariko byaranze ariko mani shimye pe mani ndagushimira guhimbaje ubu nanjye kugenda ngire mu rugo mbwira umuryango wanjye nkuru nziza amafaranga ngiye kuzana hari ahantu ariko no gupfa birimo gukomeza umuntu agasenga Imana igakomeza ikahaba pe naho ubundi naharure amakuzi ni wowe wanjye iriya mbabona karita sita ku rwayi erega n'ubundi nakubwiye ko ngewe rwose ndi hafi yawe nta kintu na kimwe nakora ntari hafi yawe ari ndagukunda ni wowe wanjye erega abantu bose bikana nta kinyabupfura bagira ni abantu baba bibereye mu kazi kabo igisirikare n'iki cyabagiyemo humura rero uriya ariko ubutumwa bw'umubiri wawe nizera ariko ko turi kumwe isi ahubwo ni ukujya umbwira ngo araza mu kibari byawe umva cyagiye sinzi niba kizanagaruka urizi ko kuva na kera kose wari uwanjye ako sinzi impamvu yatumye ushaka kuriya mugabo reka mubwire yewe impamvu namwemeye twabana kugira ngo mbanze nyikura ari amafaranga agifite ibindi gifite kwigenga nasigara aririmba gabonye bebe Alisa wanjye niho umukobwa nakoze ntekereza igihe cyose niho umwana wamubuje umutima wanjye niyo mpamvu rero nanjye nashobora kukureka cyangwa nanjye ngo nivemo ngo nuko se ubundi nkubwiye ko ni musaza wawe yabyakira ate mva yabyakiriye neza nta komenti nyinshi ntabwo yazitira rero ukomeze umubwire ko ndi musaza wawe abemo shere iteka ryose ndagutekereza ndagukumbura igicuku amanywa yihorere ngewe roho wanjye ni ukuri mva ni wowe wanjye Amani. Shaka tifere bimeze bite? Bravo fani. Neza ariko ndabona wagira ngo usigaye ugaburira impumyi gatuza nawe shaka wagira ni nka rya tungo rituriye bagira bose ko mvuze urakarera cyasesereza nka mbere rero kubakira mbaraga zanjye nawe baga nta kinyamda kumenyera kuri mbaraga urabizi none se yes ugiye yitwa n'uruguru wenda kuyikungurisha agafone urabona ko telefone yanjye barayibye wenda yogura agatelefone ntabwo ujya uvuguka abantu bagufi ngo ntabwo mujya musahaza ko nanjye bari gukorera imyitozo arashobora ni muri kurya aho kurya mudakora murya iby'ubusa adakora sha tuba turi ku mutekano muri aho mujyamye dore mu mutekano amatama wagira ngo uri impumyi ko wantwariye fone ngo muri ku mutekano ntabwo muri systeme turi mu mutekano wa fone turawugira unzaze kurari wawe ku rugi ndariye telefone amanisha amande nyibwirire nyine akavura karagwa so nta benzi ahubwo se wowe kuri nase ufite ikibari cyangwa ni kwaho kugira bwawe uracyatoroka we hizi niyo mpamvu umuntu agafeto gahanaguye hari umusaza wangiriye akamaro wangiriye inama nshaka kujya kuri misiyo rero ndige ngo kugenda nkabanza nkabwira umusaza nti inzira wanyeretse nayo nyizemo none ndikora ibintu bigiye kugenda neza ngiye hanze urone utwara inshuti rero sasa urone hose wumva twaba inshuti kubera ngiye hanze
ntabwo aribyo ko dufite kuva na kera uzi ko nubwo inshuti yanjye ariko nyine aya n'ubundi tugomba guserebura nakwiyandi bajya batanga reka manze ngere mu rugo mbwire madame Nkuru Nziza noneho namwe igihe cyanyu kirahari turabatumira guserebura ntabwo amafaranga se ko hari imbwa yihunguye ivugiye hanze mbese ariko reka nkubaza ubundi uretse ubizi ko ndetse uratuganira ntagira ubwiyemeza kongera uzacyagacangamo nimba neza afite yanjye nimba niba ugiye kujya kuri misiyo ugiye kubanza utumira abantu ngo misiyo niba wambere ugiye kuri misiyo se abagiye mbere yawe kuba watatumye abandi